ese wa mukobwa we nuwe mwaka Imana yakubwiye ko izaguheramo umugabo? Ese wa musore kwiye ko dushimira Imana ku byo yadukoreye? Ndabasuhuje. Amazina yanjye nitwa Mupenzi Niyonshuti, ndi umusore nsengera mu karere ka Karongi kuri paruwasi ya Mubuga, ndi umudiyakoni. Nejejwe n'Imana rero muri aka kanya ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nifuje ko twasangira muri iyi minsi. Ndagira ngo rero dutangire dusenga Imana, hanyuma dufate umwanya wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Nyagasani Imana yacu, tugushimiye ko ushobora byose, tugushimiye ko ugira neza, imbabazi zawe ni nziza kuri twebwe. Ijambo ryawe rirambwira ngo ujye uturinda buri munsi ibitero bya Satani. Hari byinshi, hari imitego y'umwanzi Satani ajya dutera, ariko ushimwe ko ujye utubera ingabo idukingira. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Aka kanya ndakunyinze kugira ngo ubane nanjye muri kano kanya, ubane n'abantu bazabona iki kiganiro, ubane n'abantu bazumva aya magambo. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe rihora rigera, ariko njye ubwanjye ugiye kurivuga ndi umwana w'umuntu. Ndakunyinze kugira ngo weze akanwa kanjye, uhembure imitima y'abantu bazumvira ijambo mu izina rya Yesu. Abantu bacitse intege kubw'ibibazo bitandukanye, abantu bihebye kubw'intambara zitandukanye, bongere basubirane ibyiringiro. Abantu bari bafite intambara zitandukanye, bongere kugarurirwa ibyishimo mu izina rya Yesu. Bongere basubizemo ubuzima binyuze mu iri jambo ryawe. Mwami Yesu, ndagushimye ko ushobora byose, kandi usenze nizeye ko ubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo icyizere tugirira Imana nicyo kiyitera gukora. Ari amagambo nshaka ko dusoma ari mu Itangiriro ibice 22. Aya magambo ari mu Itangiriro ibice 22 umurongo turera kuri 15 turaza kugeza kuri 18. Ni amagambo nshaka ko tuvugaho tugendeye ku intego twihaye y'iri jambo, cyangwa se uyu mutwe w'aya magambo. Iki cyigisho nshaka ko dusangira, ndashaka ko tugikubira mu ijambo rimwe rivuga ngo icyizere duha Imana, cyangwa se icyizere tugirira Imana nicyo kiyitera gukora. Ndashaka ko rero tuganira kuri aya magambo, ariko twasomye mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 22 umurongo wa 15 turageza kuri 18. Hari amagambo avuga ngo maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru, aramubwira ati ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo ku ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azahererwa umugisha kuko wanyumviye. Imana ishimwe. Ndashaka ko tuganira kwa aya magambo. Nahaye umutwe cyangwa se intego ivuga ngo icyizere tugirira Imana nicyo kiyitera gukora, cyangwa nicyo kiyitera kutuvugaho. Aya ni amagambo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro. Iki ni igitabo, ni amagambo yanditswe n'umugabo witwa Mose, ariko ayandika ari amagambo yavuye mu kanwa ka marayika w'Uwiteka. Na magambo yavuye mu kanwa ka marayika w'Uwiteka, na magambo y'inkuru z'ibyabaye ku mugabo twese tuzi witwa Aburahamu, washakanye n'umugore witwa Sara. Baza kubyara umwana umwe bigoranye witwa Isaka, bamubyara bigoranye bitinze, abantu barabatakarije icyizere, ariko bigendeye ku ntego dufite, bari bafite icyizere bafitiye Imana. Imana ishimwe. Bagiriye icyizere Imana, abantu barabatakarije icyizere,
iby'Imana yabasezeranije irabisohoza, ibitera Imana kubavugaho. Aba bantu babayeho, Bibiliya iravuga ngo Sara yari amaze kugira imyaka iri hejuru ya 90, hejuru y'imyaka 90. Kuri ubu ngubu ntabwo abantu babasha kubyumva ko umuntu yabyara agatwita akabyara agaheka, ariko Sara byamubayeho afite imyaka 90. Byamubayeho abantu baramutakarije icyizere, abantu baririmbanaga muri korali baramutakarije icyizere, abantu basenganaga baramutakarije icyizere. Byamubayeho abaturanyi baramutakarije icyizere, ariko isezerano bagiranye n'Imana, icyizere bahaye Imana iragisohoza. Aya magambo, izi nkuru dusomye ni inkuru zabaye kuri Aburahamu nyine n'umugore we witwa Sara. Barashakanye ariko bagira ikibazo cyo kutabyara. Inshuti n'abavandimwe barabakwena, bakabona basenga, bakabona aribo bantu bubaha Imana, ariko bakabona nibo bantu bataye agaciro kubera ko nta mwana bagiraga. Imana idufashe. Ariko ku iherezo Imana iza kubaha isezerano. Hari abantu basigaye bahana amasezerano n'Imana ariko bakayitakariza icyizere. Ndashaka ko tuvuga kuri iki kintu cyo guha Imana icyizere. Haleluya. Ndashaka ko tuvuga kuri iki kintu cyo guha Imana icyizere, kuko nibyo biyitera gukora, nibyo biyitera kutuvugaho, nibyo biyitera kutuganiriraho neza. Imana ishimwe. Aba bantu rero ndashaka ko batakubera urucantege mu rugendo, batakubera ikigusha, batatuma wibagirwa amasezerano wagiranye n'Imana. Aburahamu yabwiye Imana ko nimuha umwana azayikorera agahinduka umukozi wayo. Igihe kiragera rero, Imana ibagirana isezerano rivuga ko uwo mwana Imana imuhaye azamutamba. Ni ibintu bigoye kugira umwana umwe ukamutambira Imana. Bene data, ni ibintu bigoye, biranavunye, bivunye umuntu wari we wese. Tureke na Aburahamu byabayeho, nawe ubwawe nanjye ubwanjye biragoye. Ariko Aburahamu agirana n'Imana isezerano, ntabwo yigeze ayitesha agaciro. Aravuga ati Imana, ibi nibibaho, nubwo unsezeranije uyu mwana azaba umukozi wawe, umbwiye ibintu ngeze mu zabukuru, ibintu mbona ko bidashoboka, nubwo bigenze bityo uyu mwana nindamuka mubonye azaba umukozi wawe. Biza kugera igihe Imana iramubwira iti uwo mwana arashaka kumuntambira. Aburahamu rero ntabwo yaciwe intege nuko amufite ari umwe, ntabwo yabwiye umugore we ikimujyanye. Afata umwana bahaguruka urugendo rw'iminsi 3 berekeje ku musozi agiye kumutamba. Kubera ko isezerano, birakwiye ko isezerano wagiranye n'Imana wowe ubwawe uryubaha. Hari ibintu byinshi, hari ahantu henshi wagiye uhurira n'Imana, mugahura mu gitondo, mugahura saa sita, mugahura nimugoroba, mugahura ku gicamunsi, ugahiga imihigo, ukayibwira ibintu byinshi uzakora, ariko umaze gusubizwa waribagiwe. Imana idufashe. Birakwiye ko dukorera Imana, duhigira Imana imihigo tuzashobora guhigura, kandi imihigo duhigira Imana, icyizere tuyiha nicyo kiyitera gukora. Uyu mugabo yageze aho yagombaga gutambira umwana mu nzira yagendaga amubaza ati ese papa, ko mbona turi kugenda nkabona turi kumwe twembi, ukaba ufite inkota, tukaba dutwaye inkwi, icyizere cy'ahantu hafi igitambo ni hehe? Hari isoko turanyuraho, hari ahandi hantu turanyura harafi igitambo. Ariko Aburahamu abwira umwana, haleluya, aramubwira ngo mfite kwizera ko Imana iri bwishakire igitambo. Dukwiriye guhereza Imana icyizere tukagikura ku bantu. Hari abantu bagiye baha abandi ibyizere, ukabihereza abantu icyizere, ukaba wagihereza umuvandimwe wawe, ukaba wagihereza inshuti yawe, ukaba wagihereza umubyeyi wawe, ariko umuntu n'umuntu, Imana niyo yonyine ikwiye guhabwa icyizere kitazahinduka. Imana ishimwe cyane. Aburahamu rero yakomeje urugendo, uko agenda umwana ntiyizere ibintu arimo arakora. Birashoboka ko wagendana n'abantu ntibizere ibintu urimo. Birashoboka ko waririmba abantu bakabona uceye hanyuma y'abandi ntibizere ibintu urimo, bakaguca intege, bakakubwira bati ariko nubwo urimo uragenda iyi nzira urimo turabona nta hantu izakugeza. Nubwo uririmba turabona uri hanyuma y'abandi, nubwo usenga turabona uri hanyuma y'abandi, ariko dukwiye guhereza Imana icyizere, kuko ijambo ryayo ryambwiye ngo nta jambo igivuga ngo rihere. Imana ishimwe. Ntabwo dukwiye guhigira Imana imihigo ariko tuyitega iminsi. Abantu bo ngubu bakuyeho Imana icyizere, basigaye bayibwira ibyifuzo ariko bayiteza iminsi. Dukwiye kubwira Imana ibyifuzo byacu ariko duhereye ku hacu hashize.
dukwiye kubanza gushima Imana mbere yo kuyitega iminsi. Gutega iminsi Imana mvuga abantu benshi ubu ngubu abakobwa basigaye basenga bakabwira Imana bati Imana nuduha umugabo nzagushima, n'umugabo nzagushima, nunyubakira urugo nzagushima. Abasore bakavuga ati Imana n'umugore nzagushima, ababyeyi bakavuga ati Imana urabona ko turi mu ikode, nuduha inzu tuzagushima, dukeneye inzu nziza. Mbese bagahereza Imana ibyifuzo ariko banayitega iminsi. Ntabwo byari bikwiye ku mukristo uri mu rugendo. Imana idufashe. Nyamara Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, Dawidi yaravuze ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza ibyo wankoreye n'ibyo imirimo y'intoki zawe, muzi ikintu mvuga. Aravuga ati muramburiye amaboko, biradukwiye ko tubanza gushima Imana duhereye ku hantu yadukuye. Haleluya. Imana ishimwe ko ibyo yakoze tubasha kubimenya ikaduhisha hazaza. Iyo Imana yakubwiraga ahantu hazaza, wakabaye ufite ibyizere bidashira, wakabaye ufite kwirata muri bagenzi bawe, ukavuga ati Imana yarambwiye ngo naho nakiryamira izampa imodoka nziza, izampa inzu nziza, izanyubakira urugo. Ariko Imana irabikubwira yaragize ikabisohoza kubera ko ari Imana. Birakwiye ko rero tuyigirira icyizere. Ntabwo Imana ihinduka. Bibiliya irambwira ngo uko yari kera n'uyu munsi niko iri, nta gacu na gatoya ko guhinduka kajya kayigaragara. Imana ihimbazwe. Hari abantu benshi bagiye basenga Imana ariko bayitega iminsi. Birakwiye ko tuyigirira icyizere. Buriya mu buzima busanzwe umuntu amenya ibyahise hejo, ntabwo amenya ibyahazaza hejo. Byari bikwiye ko dushima Imana dushingiye ku byo yadukoreye. Niba uri umusore, hari abasore bagenzi bawe mwavukiye rimwe bamaze gupfa, hari abakobwa bagenzi bawe mwavukiye rimwe batwaye inda z'indaro, bawindaya, bifashe nabi, batari mu nzira nk'iyo urimo. Kuba warahisemo inzira y'Imana, kuko Bibiliya yarambwiye ngo Dawidi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje. Haleluya. Ntabwo ndigera mbona umukiranutsi w'Imana yikorera amaboko cyangwa se urubyaro rwo rusabiriza ibyo kurya. Niba rero Dawidi yarabonye ibyo bintu akabihamya n'amaso ye, akabona imirimo y'Imana, akabona ibitangaza by'Imana, ntabwo Imana ari wowe utazagirira neza. Kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muri Zaburi ngo kuko yankunze akaramata nicyo nzamukiriza. Birakwiye ko tugirira Imana icyizere. Umuntu amenya ibyo umunsi ushize, ntabwo amenya ibyo umunsi uzaza. Ni ngombwa ko tugirira Imana icyizere. Ubu ngubu wababaza ngo ni uwuhe mwaka muteganyamo gusoza? Ni uwuhe mwaka wowe umurikiye, wowe uduteze amatwi? Ni uwuhe mwaka uteganyamo gusonza? Ni uwuhe mwaka wiyumvisha ko uzasonzamo kurusha indi? Ese wa mukobwa we, ni uwuhe mwaka Imana yakubwiye ko izaguheramo umugabo? Ese wa musore we, ni uwuhe mwaka Imana yakubwiye ko uzasonzeramo cyangwa izaguheramo umugore? Ese wa papa uri mu nyumva cyangwa wa mama we, ni uwuhe mwaka Imana yakubwiye ko izaguheramo inzu cyangwa se izagukomereza urugo? Birakwiye ko dushimira Imana ku byo yadukoreye, kuba Imana yarakureze ugakura, waravukiye mu muryango ukennye, ukiga, ukagubwa neza, ukabaho neza nk'abandi, nturwara indwara ngo zikwice, ntukenyuke. Wakabishimiye Imana. Haleluya. Wakabishimiye Imana. Imana yakoze bya bindi izakora n'ibindi biri imbere. Ntabwo agaciro k'Imana tukabonera mu byo izakora, twagakwiye kukayihera mu byo yakoze, kubera ko ahazaza ni heza, ariko hazaba heza bitewe n'icyizere twagiriye Imana. Ntabwo twagakwiye gusenga Imana ngo tuvuge ngo Mana ngo ejo bundi ngo wampaye ngo akabotike, ngo ariko ngo nkeneye n'abakiriya, ngo nubazana nzamenya kuri Imana. Imana ihora ari Imana. Birakwiye ko tuyigirira icyizere gihoraho. Reka mbabwire, hari abantu bagiriye Imana icyizere, Imana irabatetura. Icyizere tugiriye Imana nicyo kiyitera gukora, ni nacyo kiyitera kutuvugaho. Hari abagabo batatu bagiriye Imana icyizere. Saduraka, Meshaki na Abedenego bagiriye Imana icyizere bari mu kibaya cyitwa Adubu. Bagirira Imana icyizere, barabwira ati mwebwe muname murabe ikigirwamana, ariko baravuga bati twebwe ntabwo ari cyo cyatuzanye. Haleluya. Ntabwo ari cyo cyatuzanye, nubwo turi hano ariko ntabwo duhari ngo duteshe Imana yacu agaciro, ntabwo duhari ngo dusuzuguze izina ry'Imana. Imana ishimwe. Birakwiye ko duhesha Imana agaciro,
barababwira bati basi bagiye kongera rimwe, namwe kibura mwe kunama nk'uko bisabwa, ahubwo mugerageze mukore geste ntoya yitwereka ko mwumvisha ibyo twababwiye. Abagabo barababwira bati rero twebwe hari ikintu dufite ku mutima yacu. Haleluya. Hari ikintu dufite mu mitima yacu, ntabwo dushobora gutatira indahiro twagiranye n'Imana. Imana ishimwe. Baravuga bati twebwe Imana twiringiye ibasha kudukiza. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, naho itadukiza ntabwo dushobora kubararira ikigirwamana. Imana ihimbaza. Ako kanya Imana iri mu ijuru yumva iryo jambo. Hari ijambo tuvuga Imana ikabona ko rihamanye n'imitima yacu. Hari icyizere tugirira Imana, Imana ikabona ko kivuye ku mutima. Ako kanya Imana iri mu ijuru, haleluya, iravuga iti njyewe munshakire marayika wihuta kurusha abandi, nubwo bagiye kubakamumurira ariko ndashaka ko bageramo marayika yabatanzemo. Birakwiye ko tugirira Imana icyizere kuko nibyo biyitera gukora. Kuko ijambo ryayo ryarambwiye ngo nidufata Imana nk'inyembaraga izatwiyereka nk'inyembaraga, kandi nituyifata nk'inyantege nke izatwiyereka nk'inyantege nkeya. Imana ntabwo ari umuntu wibeshya. Abo bagabo bageze mu itanura ry'umuriro, bagezemo basanga marayika w'Uwiteka yabatanzemo, kubera ko icyizere bagiriye Imana ntabwo cyabaye imfabusa. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuhati dufite ntabwo ari ubusa. Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, akigeramo bamuza gusenga, ageze basenga inshuro 3 ku munsi. Imana iri mu ijuru yumva ko ibintu Daniyeli yiyemeje yabihamanije n'umutima we, ituma marayika iramubwira ngo aka kanya ihuti umutange mu rwobo. Akigera mu rwobo asange wagezemo, asange urimo ufata intare zibumba imibu. Hari ikintu Imana ikora bitewe n'icyizere wayigiriye, abantu babonaga kidashoboka ariko Imana ikagikora. Imana ihimbaza. Aburahamu yagiye kugera aho agomba gutangira umwana, agezeyo yubaka igicaniro aragisana, amaze kucyubaka abwira umwana ati ngwino, amurambika ku gicaniro, azamura inkota agiye kumutamba. Cya cyizere yagiriye Imana bene data ntabwo cyabaye imfabusa. Yumva ijwi ry'Uwiteka rivugiye mu ijuru riramubwira ngo Aburahamu reba hirya yawe. Arebyeyo abona umwana w'intama. Imana ishimwe, haleluya. Abonayo umwana w'intama, aramutamba, akora ibyari bimujyanye kubera ko yagiriye Imana icyizere. Ndabigingira kugira ngo tugirire Imana icyizere mu bihe nk'ibi ngibi. Twe gutakariza Imana icyizere, twe kuyitesha agaciro. Imana yabanye natwe mu bihe byashize, Imana yatugiriye neza, Imana yatureze ikadukuza, Imana yatwambitse abantu barabonaga bidashoboka, Imana yaduhaye urubyaro abantu bari baraduteze iminsi. Cya cyizere wayigiriye ndashaka ko gikomeza. Ndimo nzatira kugera ku musozo, ariko ndashaka ko tugirira Imana icyizere. Tugirira Imana icyizere. Abantu bakitakarije, abamama bagize kwiheba, imiryango yatandukanye kubera ko batakarije Imana icyizere. Haleluya. Ibintu byose koze ibikorera kwibagirwa. Ntabwo ari umuntu wibeshye ibyo yakubwiye byagiye mu kanwa kawe no kubikora neza. Imana nshuti bene data, ndashaka ko dufatanya gusenga, ariko icyizere duhaye Imana nicyo kitera gukora. Ndagira ngo ijambo buri wese ashyire ku mutima we kandi turusheho kurisangizanya. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo dusenge. Nyagasani Imana yacu, turagushima. Ushobora byose, nta kintu na kimwe kibasha kurogoya imigambi yawe. Ibyo ugambiriye ku mwana w'umuntu urabisohoza. Wabanye natwe kuva ku itangira ry'ubuzima bwacu kugeza izi saha turacyariho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntabwo ari kubw'amaboko, ntabwo ari kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wawe wera uri muri twebwe. Ndagusenze uri mu ijuru, wumvira isengesho. Abantu bagiye kure yawe, abantu bagutakarije icyizere, abantu bagukuyeho amaboko, abantu babonye ko kukwizera ntacyo bimaze, wongere ubakomereze amaboko, wongere ubakomereze umutima, wongere ubafungure amaso, ubereke ibyiza biri inyuma y'imibabaro, wongere ubafungure amaso, ubereke ibyiza biri inyuma y'agahinda, wongere ubafungure amaso, ubereke kurya ugahaga biri inyuma yo gusonza. Haleluya. Wongere ubafungure amaso, ubereke kwambara neza biri inyuma yo kubura imyambaro. Mu izina rya Yesu ubagirire neza, wongere ubafungure amaso, ubereke urubyaro bazabona nyuma y'uko abantu bakobye, nyuma y'uko abantu babatakarije icyizere. Ubagirire neza, ubakomereze amaboko, ubarwanire intambara, ubuzure
ubuzurize aho bagukeneye, bakubone nk'Imana, aho bagushaka, aho batewe n'umwanzi, aho bihebye, ubabere igisubizo mu izina rya Yesu Kristo tubisabye, amen. Imana ibahe umugisha. Ndabashimiye kuba mwabanye natwe. Imana ikomeze kubagirira neza kandi ikomeze kubafashiriza mu byo mukora byose, amen.